umwana wo mu bakire ugahabwa platform, hanyuma wa mwana wo mu bakene akimwa amahirwe. Igihugu cyacu kiratemba amata n'ubuki. Ese ukurikije imirere y'iki gihe iriho, u Rwanda rw'ejo hazaza rwo ruzaba rutembamo amata n'ubuki? Kuki uyu mwana witwa Leontine wo mu karere ka Nyamasheke atigeze ahamagurwa i Kigali hanyuma hagahamagarwa uyu nguyu? Bamwe bagiye bavuga ngo kubera ko umwe ngo yiga mu mujyi, hari umwana wo mu bakire, undi ati ni umwana wo mu bakene. Na rimwe umwana afite ububasha burengeje ubw'umwarimu, afite ububasha burengeje ubw'umubyeyi kurera. Turi kurera umwana ejo n'ejo bundi uzatuviramo umuntu muzima, cyangwa turi kurera umuntu ejo n'ejo bundi uzatubera ikibazo kuri community? Uyu mwana turi kurera uyu munsi ni igisubizo kuri community cyangwa ni ikibazo cyo kuri community y'ejo hazaza? Imyaka 5, imyaka 6, imyaka 7, imyaka 8, imyaka 12, imyaka 15, wakumva amagambo amuturuka mu kanwa ukibaza ngo uyu mwana narangiza segonderi azavamo iki? Yaba ari ikimenyane mu mitangarize y'amanota mu kizamini cya leta cyangwa harimo indi mpamvu? Muhawe ikaze rero bakunzi ba KGD TV Rwanda. Uyu munsi nk'ibisanzwe hano tugana ku ngingo zijyanye n'uburezi. Uyu munsi rero tugiye kugana ku ngingo igira iti ese mu burezi bw'u Rwanda hari zimwe mu mbogamizi zaba ziza zigatuma ireme ry'uburezi by'ukuri cyangwa se n'abakabaye barirebera naryo bakaritererana? Ibi ngibi tubibaje nyuma yuko hari umwana witwa Leontine ndetse na Olga bateje impaka cyane ku ni Olga, yes, ku mbuga nkoranyambaga byateje impaka cyane. Bari kwibaza tese kuki uyu mwana witwa Leontine wo mu karere ka Nyamasheke atigeze ahamagurwa i Kigali hanyuma hagahamagarwa uyu nguyu? Bamwe bagiye bavuga ngo kubera ko umwe ngo yiga mu mujyi, hari umwana wo mu bakire, undi ati ni umwana wo mu bakene. Ariko ibyo ngibyo nagabye turushe kuganaho cyane. Turibaza ngo ese kugira ngo uburezi bugere kuri bose, niba leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo umwana w'umunyarwanda yige, kazamo zimwe mu mpinduka zizakurikizwa muri uyu mwaka w'amashuri, aho imyitwarire cyangwa se ikinyabupfura ku bana bo mu mashuri kitaweho cyane, tukingebaza ese icyo twita kurengera umwana, tukitwa ko turi kurengera uburenganzira bw'umwana, nyamara icyo twita kurengera uburenganzira bw'umwana ari cyo kiziri kumuhindura cyangwa se kizamuhindura icyo manzi cy'ejo hazaza, cyangwa se bikazaviramo ibyago ku gihugu. Hari ubwo wicara hasi ukareba imyitwarire y'umwana cyangwa se yakana gatoya cyane ukibaza ejo hazaza hako hazaba hameze gate. Twagiye tureba cyangwa se nawe uri kunyumva ushobora kuba waba warigeze uhura n'umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu ukiri muto mu myaka ya primaire, ariko wareba imyitwarire, wareba ikinyabupfura, wareba uburyo asubiza umuntu mukuru ukibaza ngo what? Ariko ibyo bikarangira bikitwa ngo ni uburenganzira bw'umwana. Ugasanga rimwe na rimwe umwana afite ububasha burengeje ubw'umwarimu, afite ububasha burengeje ubw'umubyeyi, yewe afite n'ububasha bw'abo bantu babiri ubakombayininze. Ukibaza ese ni iki turi gushaka kurera? Turi kurera umwana ejo n'ejo bundi uzatuviramo umuntu muzima, cyangwa turi kurera umuntu ejo n'ejo bundi uzatubera ikibazo kuri community? Uyu mwana turi kurera uyu munsi ni igisubizo kuri community cyangwa ni ikibazo cyo kuri community y'ejo hazaza? Kuko hari ikintu dukwiye kwibwiza ukuri, kuba duha uburenganzira bw'umwana cyangwa se kubahiriza uburenganzira bw'umwana ntabwo ari uburenganzira umwana butuma nanjye uburenganzira bwa mwarimu bukandamizwa, butuma njyewe nk'umubyeyi uburenganzira bwanjye bukandamizwa. Kuko niba ushobora gusanga umwana w'umukobwa, umwana w'umusore akiri mutoya, ariko kumva amagambo amuturuka mu kanwa atamuhesheje icyubahiro, rimwe na rimwe akajya ku mbuga nkoranyambaga agatuka ababyeyi, agatuka abarimu, akatuka iki ntihagire umuntu atinya, then nyuma bikitwa ngo ni uburenganzira bwe. Ese ko hari bitemewe kuvuga mu gihugu? Ko
ko hari amagambo atemewe kuba watuka umuyobozi runaka mu gihugu, kuko either ntago ari indangagaciro, gutukana ntago ari indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ariko ugasanga umwana w'umwana mutoya, imyaka 5, imyaka 6, imyaka 7, imyaka 8, imyaka 12, imyaka 15, wakumva amagambo amuturuka mu kanwa ukibaza ngo uyu mwana narangiza segonderi azavamo iki? Ese agize wenda ntarangize segonderi yazavamo iki? Umuntu duherutse kuvugana n'umuntu atubwira uti ngewe ntabwo nagize amahirwe yo kwiga, ariko wakumva amagambo amusohoka mu kanwa ukibaza ngo byagenze gute kugira ngo uyu muntu abageze hano nta kigo ngororamuco yari yakajyamo. Ugasanga umuntu uwo nguwo yakuze akaba umusaza, sometimes ugasanga amagambo ari kuvuga ntagakwiriye. Tugaruke rero kuri ka karengane kabera mu burezi, cyangwa se gashobora kuba kashobora kuzaba mu burezi, kubera ko uri umwana wo mu bakire ugahabwa platform, hanyuma wa mwana wo mu bakene akimwa amahirwe. Hari abana benshi bari mu byaro hirya no hino, talent detection, sino muri education gusa, no mu mipira na he ujya kumva umwana wo mu ntara y'epfiriya azi umupira ariko yabuze aho abigaragariza, afite impano yo kuba umunyamakuru ariko yabuze aho abigaragariza. Kubera iki? Nta muntu n'umwe wo mu mujyi witeguye guha amahirwe wa mwana wo mu cyaro. Niko tugomba kubifata se? Uyu mwana witwa Leontine biri kumbuga nkoranyambaga kuri Twitter cyane niho byazamutse, tukibaza ngo ibi bizakomeza kubaho kugeza ryari? Abana bacu bari mu kiruhuko, bari mu biruhuko, bakakanya abana barategeka ababyeyi, bakakanya abana barakora ibyo bashaka mu rugo, bakakanya abana barareba ibyo bashaka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mateleviziyo cyangwa se ku ma iPad. Ababyeyi muri aho ngaho ngo muri gushakisha amafaranga, ejo nejo bundi umwana wawe nibaguhamagara ngo yabaye icyomanzi, yabaye kirumbo, uzatangira uvuga ngo mana nyanjye, Imana nayo irarengana. Niba nta ruhare na rumwe wigeze ugira mu burere bw'umwana wawe, niba nta gitsure na kimwe ushobora kugaragariza umwana wawe ngo ntagushaka kumubabaza, ubaka kanya, ndaguha icyizere ko ejo nejo bundi umwana wawe namara kuba ikirumbo uzaba uri kwiruka ku magereza wirukanga ngo mubabarire umwana wawe, uri gusaba imbabazi. Tukibaza ngo niba tuyifuza umwana muzima cyangwa se u Rwanda rw'ejo hazaza ruzaba ruzima, kuki tutatangira aka kanya tureba bano bana dufite batoya tukabarira mu kinyabupfura gikwiye cyangwa se mu ndangagaciro zikwiye z'umwana w'umunyarwandakazi cyangwa se z'umunyarwanda? Umwana w'iki gihe cyara bajyaga bavuga ngo umugore ni mutima w'urugo. Ukibaza umwana w'umukobwa atangiye kugenda atukana ku mbuga nkoranyambaga, agenda yandagazanya ku mbuga nkoranyambaga, azavamo umutima w'urugo ejo nejo bundi koko? Ese ko bavuga ngo umusore cyangwa se umugabo niwe head of the family cyangwa se niwe mutwe w'urugo, uzaba mutwe w'urugo uwirirwa wandagazanya ku mbuga nkoranyambaga, wirirwa wiyambika ubusa, wirirwa ujya mu bintu bidahesha agaciro Imana, bidahesha agaciro ababyeyi bawe? Hakwiye gushyirwaho ingamba zikwiye kugaragaza cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri aba bana bacu, kugira ngo nyabuneka u Rwanda rw'ejo hazaza ruzaba ari u Rwanda rwiza, u Rwanda rwuje iterambere cyangwa se rwuje umunezero. Bajya bavuga ngo igihugu cyacu kiratemba amata n'ubuki. Ese ukurikije imirere y'iki gihe iriho, u Rwanda rw'ejo hazaza rwo ruzaba rutembamo amata n'ubuki? Kuko ibi byose mbere yuko tujya kwitana ba mwana, mbere yuko umwana basigana umwana, aka kanya umwana arava mu rugo akazana imico mibi avanye mu rugo, yagera ku ishuri akanana abarimu, hanyuma ugasanga n'uwo mwarimu sometimes nyine ni abagenzi, ni abarimu bakiri batoya no bakuriye muri ya society byitwa ko ari uburenganzira bw'umwana. Umuriro ukaka sasa, wowe uri kutwumva wumva hakorwa iki kugira ngo ibyitwa karengane cyangwa se ibyitwa uburenganzira bitandukanywe no kurera abajeyi? Wumva hakorwa iki kugira ngo niba nk'uyu mwana yari afite kuba afite amanota yiwe
kuki minisiteri idashobora kuza ngo yiprononce? Hajya no kuri Twitter bashizeho ko Ogola ari we watsinze, nyamara uyu mwana ari we wari wakoze iki? Wari watsinze, nayo yari yatsinze. Ese ngaho leta ntiyatunga itoroshi muri education? Mwarimu arataka, umubyeyi arataka, abana baratunaniye, abana bamwe na bamwe baragenda baragasimbuka ibigo, abana bamwe na bamwe baragenda bakandagaza ibigo bizeho. Naho zimbabwire ukuntu abana barangije segonderi aragenda akajya kuri TikTok agatuka ikigo yigaga, ukibaza ngo uyu mwana bite byiga ubundi yararetswe uyu nguyu? Kubera ko umubyeyi adafite ijambo naniwe kuri uyu mwana, birangira nta kintu na kimwe cy'igihano kihawe uwo mwana. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda. Hano tugana ku ngingo zifite aho zihuriye n'uburezi ndetse n'uburere bukwiriye umwana w'umunyarwanda kugira ngo azavemo umuntu ufitiye igihugu cyacu akamaro. Apana kuvuga ngo igihugu cyacu turi korora imisega y'ejo hazaza. Mukomeze rero mukore subscribe. Ni KGD TV Rwanda, njye ndijanda mu kwihangana.